Nitwa Nsabimana Theogene, mfite abana 4 n'umugore, mfite imyaka 49. Ntuye mu mudugudu wa Kabungo, akagari ka Kinini, umurenge wa Shyogwe, intara y'Amajyepfo. Hope yaje mu muryango wanjye nta kintu na kimwe ngira. Nari umukene wa undi no kwigura isabune byari ikibazo. Gutunga umuryango ho byari ibindi kuko ibyo nakoraga byose narakoraga pe, ariko nkakora nkabona ntibigenda, nkabona nta musaruro. Imaze kwinjira mu muryango barabanje bakajya baduha amahugurwa. Isomo nafashe ryiza gusura abana ku mashuri ko narabikoze, ariko mu gihe gito nahise mbona umusaruro mwiza cyane ku buryo umwana wanjye mukuru n'uwo mwaka yahise atsinda segonderi. Ariko ubwo nyuma gato baduhaye n'ubufasha. Abo bana mu ishuri nta gikoresho bigiraga ngo bampereye abana ibikoresho kuva ku nkweto kugera ku myambaro n'amakaye byose. Hamwe akarusho hari ifunguro abana bafatira ku ishuri bari twishyuriye. Mu bwihebe nari mfite ubwo bufasha bwahise bunsanzamura, noneho mbambaye umuntu. Ubufasha baduhaye banyubakiye umurima w'igikoni, ubu ndarya imboga, banyubakira ubwiherero bwari bwarananiye ku buryo n'ubuyobozi bw'akagari bahoraga baza kunyigisha bakanyigisha, ariko ubushobozi bukananira bukanga. Ariko ibyo byose bakajya babivanga no kuduhugura, batwigisha imibanire myiza na bagenzi bacu, batwigisha uko tugomba kubana n'abaturanyi, batwigisha no gukora ku buryo nabigendeyeho. Ubu urugo rwanjye ndabona ngerageza, yego nta byera ngo ntabwo byakuzura 100%, ariko ndagerageje nkurikije inama bampaye. Nyuma amahugurwa ntiyahagaze, ubwo hajemo n'isomero. Iryo somero twararikurikiranye neza, turarikurikirana, ndumva twajyaga rimwe mu cyumweru. Ubwo amahugurwa nakuyemo nahuguye ku gihingwa cy'urutoki, nicyo nibanzeho cyane kuko nari mfite urutoki rwananiye. Ariko ubu igitoki mvana mu murima ni igitoki gishimishije ku buryo iyo ntahugurwa ntabwo mba ngifite. Nyuma rero nta tungo nagiraga, bampaye itungo, bampa ingurube ndayorora nyitaho kuko nta n'inkoko nagiraga mbere, ntayo pe, ntayo. Rero umuryango udafite n'inkoko wabona ibishinzwe gute? Ari nayo mpamvu nafumbiye umusaruro nkawubona. Itungo ndaryorora rirabyara, rimaze kubyara nkajya ngurisha. Iyo ngurishije nikura mu bukene, na n'isaha rimaze kubwagura imfura igera muri enye. Rwose mbona urugo ngenda. Nk'ubu igikoresho cy'umwana iyo hari icyangiritse ndagisimbura, nkora muri bwa bushobozi, nkabasha kwigurira umwambaro, nkabasha kwita ku muryango mu bundi buzima butandukanye.